Bavandimwe nkoramutima za Nyagasani Kristo Yezu akuzwe. Mfashe umwanya kugira ngo mbasobanurire impamvu za audio, kuko wenda hari abazibona ntibasobanukirwe impamvu zazo. Impamvu ntitandukanye n'intego yatumye urubuga rubaho. Ko intego yatumye urubuga rubaho ni ukugira ngo twungurane ibitekerezo, ariko tugamije kurwanya ubuyobe, tugamije nanone kurwanya sekibi. Kera nkiri umukarismatike muto, dutangiye kujya dusabira abarwayi twirukana shitani, nigeze kubabaza, ariko se ko shitani tuzirukana zaduteye, twebwe tuzazitera ryari? Wenda bashobora kuba batarumvise icyo nashaka kuvuga, babigize nk'urwenya turabiseka, ariko igihe byari bindimo mpora nibaza kuki shitani tuzirwanya zaduteye. Twe ntidushobora kuzitera, aho ziri tukazirimbura. Igitekerezo rero cyangumyemo, ariko nkigezeho nshaje, ariko ntacyo bintwaye. Niyo mpamvu nashatse ko kuri uru rubuga tuhitoreza kuzitera, aho kugira ngo zihore zidutera, ahubwo tukazitera aho ziri, tukazirimbura kugeza ubwo zizatinya no kureba isi. Kugeza ubwo zizatinya kureba isi. Mbivuze waseka ukavuga uti ibyo avuga ntabyumva. Genda byumva. Wowe ntubyumva, ariko genda byumva. Kugeza ubwo zizatinya kureba isi, uretse no kuyikandagiraho, kuyireba. Kugira ngo rero ibyo bigerweho, hari umuntu ushobora kwibeshya ko bikomeye, ariko kuri jye numva byoroshye. Wambaza utese kuki uvuga ko byoroshye? Impamvu ya mbere ni uko shitani Yezu yayitsinze. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ni uko Yezu ubwe yaduhaye ubwo bubasha, akatubwira ati mu izina ryanjye muzirukana roho mbi. Akongera akatubwira ati muzakora nk'ibyo nakoraga, ndetse n'ibirenzeho, kuko ngiye kwa Data. Izo ni impamvu ebyiri zikomeye. Turamutse tuzihaye agaciro, tukemera ko Yezu avuga ukuri, ko atabeshya, nta mpamvu yo kumva ko bidashoboka. Impamvu ya gatatu ni uko Imana irema muntu yamugize umutegetsi w'ibyaremwe byose, kandi mu byaremwe shitani nayo ikaba irimo ari ikiremwa umuntu agomba gutegeka. Impamvu ya kane ni uko shitani, uko abantu bayibwira atari kwiri. Abantu bayibwira nk'ikintu gikomeye cy'igihangange, ariko si byo. Kubera ikidakomeye, ni igicibwa, ni ikivume. Twe tuyirwanya turi abatoni b'Imana, turi ibikomangoma, turi abana b'umwami utegeka mu ijuru no ku isi. Audio rero mu ntwaro ndimo gukoresha ni ugushyiraho audio kugira ngo nzisohore, zigamije ibintu bibiri: kumenya ububasha Imana yaguhaye, kuko muri batisimu yakugize umusaseredoti, umuhanuzi n'umwami, kandi igenda iguha n'inema n'izindi mbaraga mu masakaramentu uhabwa ya buri gihe. Uwo murwana intwaro afite n'ebyiri gusa:
iya mbere ni amayeri, iya kabiri ni iterabwoba. Nafashe icyemezo rero cyo kujya nshyiraho audio z'urugamba tuba twarwanye kugira ngo mugende mumenya amayeri zikoresha, ko ntushobora kurwana n'utazi ngo uzamutsinde. Mugende mumenya amabanga y'ibyo zikora, mugende mumenya n'ububwa bwazo. Icyo ngira ngo musobanukirwe ejo mutazagwa mu mutego, wibeshye ko ari Faustin ufite ubwo bubasha wenyine bwo kuzirukana, wabuguye mu mutego. Kububasha si ubwa Faustin, ububasha ni ubwa Yezu. Faustin azirukana mu izina rya Yezu. Ubwo rero ububasha ni ubwa Yezu. Nawe nuzirukana mu izina rya Yezu, Yezu umwemera, umukunda, mwunze ubumwe, uzazitsinda. Aho ndagira ngo utazagwa mu mutego ngo wibwire yuko ari igikorwa cya Faustin. Undi mutego nanga ko wagwamo naho zivuga, kubera ko ari gihe tuba tuvugana nige ziba zibwira, ukibwira yuko ibyo zimbwira cyangwa ibyo zimvugaho ari umwihariko wa Faustin. Nanone wabuguye mu mutego, ntabwo ari umwihariko wawe. Nawe uzatatse ibyo zimbwira zabikubwira. Aho rero kugira ngo utazagwa mu mutego, ndagira ngo nkubwire ko amagambo zibwira Faustin nayo zibwira muntu wese uzatatse, muntu wese uzirwanya. Aho zivuga Faustin uzajya ushyiramo izina ryawe, nicyo cyoroshye. Niba ari imitego zintega, niba ari ibigeragezo zingerageresha, niba zirimo zirira uko nazikubise, niba zirimo zigira gute, ushyiremo izina ryawe, kuko nawe ubikoze zavuga izina ryawe, kuko ntizavuga izina ryawe mutaho. Ntabwo rero umwihariko wa Faustin. Ntabwo rero audio nzishyira hanze kugira ngo wumve ko Faustin ari igihangange cyangwa hari ubundi bubasha kurusha cyangwa hari icyo akurusha. Nzishyira hanze kugira ngo wumve yuko ibyo Faustin uyu munsi akora nawe wabikora. Uti kubera iki? Ndakigusubiza. Impamvu ibyo Faustin akora nawe wabikora nuko Faustin nta kintu na kimwe akurusha. Batisimu wahawe, Faustin yahawe, niyo nawe wahawe. Ni batisimu. Ugukomezwa Faustin yahawe niko nawe wahawe. Ukaristiya Faustin ahabwa niyo nawe uhabwa. Mbese ahabwa amasakaramentu nkuko nawe uyahabwa. Ntacyo rero Faustin akurusha. Icyo nicyo nshaka ko wumva. Icyo nemera Faustin ashobora kuba kurusha niba ari bwo gitangira, ariko kubatangiye kera ntacyo abarusha. Ariko niba ari bwo gitangira, icyo nemera Faustin ashobora kuba kurusha n'ubunararibonye, kubera igihe abimazemo, kubera uburambe mu kazi, uburambe bugira icyo butanga. Wenda wowe uko ubyumva uyu munsi siko abyumva, kubera uburambe afite. Nicyo cyonyine. Ubwo burambe rero niyo myumvire nibyo nanze gusazana. Nshaka kubisiga ku isi kugira ngo wowe ukiri muto ubyiruka utazibaza ngo ese Faustin yabikoraga gute.
nshaka kubigusigira kuko uko nanjye natojwe n'abandi abandutaga mu kwemera, abantanze muri charismatique ko mbikora nk'umukarismatike, abantanze muri charismatique bakantanga kuba muri ekipe y'impuhwe, nibo bantoje. Wenda bantoje ikoranabuhanga ritaraza, twandika mu dukayi. Ubu nambajije inyigisho ya mbere nahawe muri charismatique zose ndazifite, nta gakayi kanjye na kamwe nataye. Bazwa nuko usigaye ujya ahantu mu charismatique ugiye no kuba inyigisho ugasanga nta n'ufite agakayi. Bagendaga rero badutoza buhoro. Yego uko abantu batozwa nanone siko bose batera intambwe. Hari abatozwa bakagenda bakabirambika, hari n'abatozwa bakabikoresha. Ndi umwe rero mu babikoresheje. Urebe ikoranabuhanga ryaraje, sinakubwira ngo ufate agakayi. Niyo mpamvu nashyizeho urubuga kugira ngo iryo koranabuhanga naryo, kuko wabonaga ndetse akenshi bariharira ibindi, ariko natwe turikiriho ibigomba kudufasha kugira ngo rero bikugirire akamaro. Suko uzafata Faustin nk'umuntu udasanzwe, nuko uzafata Faustin nk'umuntu usanzwe nkawe, ukumva ko ibya arimo akora nawe wabikora. Ndetse kugira ngo bikugirire akamaro kurushaho, ukumva ko utagomba kugarukiraho Faustin yagarukiye, ahubwo ugomba kurenzaho. Mu Kinyarwanda turavuga ngo wigisha intore guhamiriza bwaki kakurusha. Naho ngaho nshaka ko tugera, ntugarukiraho Faustin yagarukiye, ahubwo ukarenzaho ugatumbagira, nawe ukazagira icyo usigira abazaza nyuma yawe. Murakoze rero, reka tubiture umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo ajye adufasha kubyumva. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, izi mbuga ni izawe, ndagusaba kandi ngutura abana bawe bazikurikirana, kugira ngo ube ari wowe ubatoza, kugira ngo tugende dutera intambwe tugere ikirenge mu cya Yezu Kristo. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko wasubije inyuma waguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira, umpagarire uko ndi umunyabyaha, mubyeyi w'umukiza, ntibirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mugire amahoro ya Kristo kandi mukomeze kubana na Yezu na Bikira Mariya na Yosefu batagatifu. Murakoze. Ubuzima waremeye abantu byaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubuzima wakoreye abantu byaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Amakopi y'ubuzima wakoze byatwitse mu izina rya Kristo Umwami. Amakopi y'imibereho wakoze byatwitse mu izina rya Kristo Umwami. Amakopi yose wakoze ndayarimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Yose nyarushye mu nyengeri mukiro, yose nyarushye mu nyengeri mukiro. Umubyeyi Bikira Mariya nagukandagira kumena umutwe, umubyeyi Bikira Mariya nakujanjagure. Urugo rutagatifu rw'i Nazareti n'urukurimbure, rukurimbure mu butegetsi, rukurimbure mu ngo no mu miryango, rukurimbure ku isi yose. Urugo rutagatifu ni rukurimbure, urugo rutagatifu ni rugushwanyaguze. Inkota ya marayika Mikayeli ni gushinga mu gakano, inkota ya marayika Rafayeli ni gusatura imbavu, inkota ya marayika Gaburiyeli ni gushahure, inkota ya Pawulo Mutagatifu ni guca amaguru n'amaboko. Upfukame munsi y'umusaraba Kristo Umwami yabambweho, ku kizingo cy'amahwa Kristo Umwami yatamirijwe, woheshwe iminyururu y'ingabo zo mu ijuru, ushingwe mu macumu n'inkota n'imyambi by'ingabo zo mu ijuru. Amaraso ya Kristo Umwami ajya kumanukiraho. Urahira ibintu byose wakoze n'ibyo wateganyaga gukora, byose ubyirege kandi ubirahire. Bigutegeke imbere y'Imana Data ushobora byose waremye ijuru n'isi. Bigutegeke imbere y'Imana Mwana wacunguye abantu. Bigutegeke imbere ya Roho Mutagatifu. Genda munsi y'umusaraba Kristo Umwami yabambweho, genda munsi y'umusaraba Kristo Umwami yabambweho.
genda munsi y'umusaraba Kristo umwami w'abambweho, genda munsi y'umusaraba Kristo umwami w'abambweho. Sekibi, 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 zikundohamisha, zikundohamisha, ngiye kukurohamisha. Sekibi, 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 urinde ukora iki? Sekibi, urinde ukora iki? Sekibi, urinde ukora iki? Urinde sekibi, nyirububasha, 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 ukora iki? nyirububasha, nyir'ubuhe bubasha? Uyobora iki? isi, Uyobora isi? inyenga, Uyobora inyenga? abantu, ibintu, ububasha buyobora byose. Ububasha buyobora byose? Byose ubuyobora ute? Sekibi, ndananiwe, byose ubuyobora ute? ndananiwe, Unanijwe n'iki? ndananiwe, Unanijwe n'iki? nshaka kugenda, Ushaka kujya he? kuva aho mwansize, Kuva aho twagugize? nkora aha hantu, nkora aha hantu, Urashaka kuhava ukajya he? nshaka kwigendera, Urashaka kujya he? nsubire mu isi yanjye, Usubire mu isi yawe? nsubire mu isi yanjye, Isi yawe iba hehe? Isi yawe iba he? nkahorana ibintu bibi, isi yanyu ni mbi, Isi yacu ni mbi? Isi yacu ni mbi gute? Sekibi, isi yacu ni mbi gute? Sekibi, nigeze ndakoreka, nigeze ndakoreka, twiyizi ndakoreka. nta rukundo rw'abaturutse hanze mushaka, murashaka urukundo rw'abo muziranye, inshuti nshyashya mukeneye, murashaka inshuti mwakoranye. Inshuti nshyashya uvuga n'izihe? Mwebwe? Mwebwe se muri inshuti? Ni inshuti zacu? Kubera icyo uvuga ko muri inshuti zacu? Tubakorera ibyo mukeneye gukorerwa, tubakorera ibyo mukeneye gukorerwa, ariko ntimubibonemo icyiza mukabibonamo ikibi, mukabona ko twabakoreye ibibi kandi twabakoreye ibyo mukenewe. Ibiki? Ni ibiki mudukorera tukabyita bibi? Ububasha bwacu bwose ku isi yanyu turwanira ibintu byinshi, ariko ubutegetsi, ubuyobozi, kwamamara turabirwanira kugeza kuba twarekura buri kimwe cyose, ariko tugasigarana ubutegetsi, ubuyobozi no kwamamara. Kubera iki mugomba gusigarana ubutegetsi, ubuyobozi no kwamamara? Umutegetsi arumvirwa rega, ninde usuzugura umutegetsi se? Ninde wasuzugura icyamamare se? Turamutse tubifite icyo gihe tuba twubashywe, ibyo byose tugenda tubyamburwa kubera imbaraga zanyu zidahwema kugaragaza icyo zishoboye, kubera imbaraga zanyu zidahwema kugaragaza ko zirenze imbaraga zacu. Icyo gituma akanya uburinzi bwacu nicyo bukimaze, imbaraga zacu nazo zikimaze, zihanganye turazizi, n'izitsinda turazizi. Izacu zirahangana ariko ntizitsinde, izanyu ziratsinda kandi ziba zanahanganye. Niyo mpamvu nta butegetsi na bumwe ku isi tugomba gusigaramo, niyo mpamvu nta nama n'imwe ku isi tugomba kuyobora, niyo mpamvu nta buyobozi na bumwe ku isi tugomba guhagararaho, niyo mpamvu nta cyamamare na kimwe ku isi tugomba kwishingikiriza, uretse imbaraga zanyu bwite n'ububasha bwanyu bugomba kuturimbura, bukatwambara abo twimitse, bukatwambara ibyo twayoboye, bukatwambura intebe twahaye abantu bacu, bukatwambura uburinzi twahaye abantu bacu, bugasenya buri gikorwa kimwe cyose twagezeho kugira ngo tubashe kuyobora ndetse no gutekereza kwinjirira isi no kwihagarara mu mwanya wayo. Nta bubasha na buke dufite ku isi, nta bubasha na buke dufite mu nama, nta bubasha na buke dufite mu buyobozi, nta bubasha na buke dufite ejo hazaza. Twatekerezaga kuyobora isi, tugatekereza kuyobora isi dukoresheje abayobozi b'isi bakomeye, ububasha twarabwambuwe, tubwamburwa amaso ku maso, twamburwa twarwanye
kuramburwa twageze n'aho tugomba guhagarikira icyo gikorwa cyacu kibashe gutera imbere kibashe kugera ku ntego. Umunsi twamburwa ubwo bubasha rero bwo kuyobora isi mu myaka yose twari twaramaze tuyipanga, umunsi twamburwa rero ubwo bubasha bwo kubasha kuyobora isi mu myaka yose ishize twari twarabipanze, icyo gihe ububasha bwose bwo kuyobora twahise tubwamburwa. Igituma aka kanya nta bubasha na buke dufite bwo kuyobora isi, nta bubasha na buke dufite bwo kuyobora, kuko ububasha bwose bwasenyutse umunsi twamburwa ububasha bwo kuyobora isi twifashishije umubyeyi wanyu, twifashishije papa wanyu. Umunsi twamburwaga ububasha bwo kuyobora isi twari twararemye muri papa wo twagombaga kwitorera. Icyo gihe ububasha bwacu bwose bw'ubuyobozi bw'igitugu bwasenyukaga mu byacu, bwasenyukaga mu mitekerereze yacu, bwasenyukaga mu migambi yacu yose. Nta gikorwa na kimwe tukibasha guhagararamo ngo tuyobore, nta gikorwa na kimwe tukibasha kuyobora. Ubwo bubasha bwose bw'ubutegetsi n'ubuyobozi twabwambuwe ku ngoma ya papa mushya wanyu yemera. Udatekereza ku kibi, uhora utekereza ahubwo kurimbura ikibi. Ububasha bwe bwose, imbaraga ze zose, uburinzi bwe bwose, umutima we wose ntitwemerera kugira igikorwa na kimwe duhagararamo ku isi ngo tubashe kukiyobora. Twagombaga kwinjira mu nama zose zugarije isi, twagombaga kwinjira mu nama zose ziri ku isi, twagombaga kwinjira mu bitekerezo byose biri ku isi, twagombaga kwinjira mu buyobozi bwose buri ku isi. Ariko hari uruziga tutarenga. Imbaraga zuzuye isi zagose inama zose zitoraniye ku isi, imbaraga zuzuye isi zagose uburinzi bwose bw'ibyumba by'inama, imbaraga zuzuye isi zagose amasare yose ari kuberamo inama, imbaraga zuzuye isi zagose inzu zose ziri kuberamo inama. Nta bubasha na buke tuzongera kugira, nta n'ububasha na buke tuzongera gutekereza kugira, nta mbaraga na nke duteganya kongera kwegeranya zerekeye mu gushaka kurimbura, zerekeye mu gushaka kuyobora, zerekeye mu gushaka kwamamara, zerekeye mu gushaka gutegeka. Izo mbaraga zose twazambuwe ku ngoma ya papa, twazambuwe umunsi papa atorwa, twazambuwe umunsi ahabwa intebe, twazambuwe umunsi amaso yanyu abasha gushishoza akabasha kwimika papa wa nyawe, uwatari uwa nyawe ntibamwimike. Umunsi papa wacu aburizwamo inyuma ya papa wanyu, umunsi ikiganza cy'Imana kiza kikitoranyirizamo ugomba kugihagararira, umunsi Imana nyagasani yo yitoranyirizamo ugomba kuyihagararira, umunsi amaboko y'Imana yamanukiye guterura akanatwara imitwaro yose twarikoreje ubuyobozi bwose buri ku isi. Twarwanaga n'isi kugira ngo tuyobore, tukarwana n'isi kugira ngo tuyigenga, tukarwana n'isi kugira ngo tuyifate abe ari twe tuyigenga. Ibyo byose twabikoreshwaga kubera imitwaro twari twarabujujeho, kubera ibibazo twari twarabageretseho. Ariko umunsi papa atorwa, ibiganza byaje bitwambura imitwaro yose twikoreje isi, ibiganza byaje bitwambura imitwaro yose twikoreje abatuye isi. Ibyo byaduhaye ikimenyetso cy'uko nta kimenyetso, nta gikorwa, nta bubasha, nta mbaraga, nta ruhare tugomba kuzongera kugira mu bitekerezo byose bizugariza isi, mu ntambara zose zizugariza isi. Nta gitekerezo tugomba kuzigeraho, izo tuzarwana, izo tuzanesha, izo zizatunesha. Ububasha bwose bwitwaga ngo bwakoreraga ku isi bwacu bukoresheje igitugu, ubuyobozi, ubutegetsi. Icyo gihe twarabwambuwe by'iteka ryose. Wa mugabo we, ari nayo mpamvu aka kanya uwashaka kumena urukuta rwanyu ngo yinjire mu nama ziri ku isi, uwashaka kumena urukuta rwanyu ngo yinjire mu masare ari ku isi, uwashaka kumena urukuta rwanyu ngo yinjire mu byumba birimo biraberamo inama, ntabwo yaba ashaka kugeramo, yaba ashaka kurimbukira aho ngaho. Kubanyeganyezaho gato ni ukurimbuka, kubasagariraho gatoya ni ukurimbuka, kubenderanyaho gatoya ni ugupfa. Nicyo gituma nta gitekerezo na kimwe cyitwa ngo kiyoboye isi yanyu, cyitwa ngo kizongera kuyobora isi yanyu kiduturutseho dufite. Ububasha bw'ubutegetsi n'ubuyobozi n'ubwamamare twabwambuwe ku ngoma ya papa, twabwambuwe mu itorwa rya papa, twabwambuwe ku munsi w'ivuguruzwa. Hariya niwo munsi twagaragarijwe ko ibirenge byacu, amaboko yacu, amaso yacu hari aho atagera, hari ibyo atareba, hari ibyo atumva, hari ibyo adakoraho.
ariko amaboko yanyu, amaso yanyu, ibirenge byanyu hari ibyo areba, hari ibyo akoraho, hari ibyo yumva. Niyo mpamvu imbaraga zacu zose twari dufite, ububasha bwose twari dufite, ubwishingizi bwose twari dufite, ubutegetsi twashakaga, ingoma y'ubutegetsi yacu yose yarimbukiye hariya, nta na kimwe twasigaranye cyitwa ngo turimo kuyobora no gutegeka. Nta bubasha na bumwe dusigaranye ku ngoma y'ubuyobozi n'ubutegetsi n'ubwamamare. Niyo mpamvu ndindiriye ihanwa, ndindiriye ihanwa ryonyine. urindiriye hano Ihanwa ryonyine. uririndiriye gute? Niteguye ibihano Witeguye ibihano byonyine, ariko nta buhare, nta ruhare na ruke, nta mbaraga na nkeya, nta bubasha na bukeya dufite ku nama zose ziri ku isi, nta mbaraga na nkeya dufite ku nama zose ziri ku isi. Witeguye ibihano bimeze gute? Ibihano byose wangenera ndabihabwa, ibihano byose binkwiriye ndabihabwa, ibihano byose abona nkenewe abimpe ndabyemera. Ubuhanga bwanjye, ubugome bwanjye, ibyo nakoresheje byose kugira ngo mbashe kugeza aka kanya mpangayikishije isi, ibyo byose ngo mbe mbihanirwe. Ibihano byanjye byose ndabyemera, ibyo mungenera byose ndabyemera, ariko munkure muri iki gice mwanzitiyemo, munkure muri uru ruhande mwamboheyemo, munkure muri iki gice mwanzirikiyemo. Ngende nsa nk'intwari, ngende nk'intwari. Nanjye mujye muhora mwibuka intwari yagiye itarwanya, intwari yagiye idahanganye kubera kwanga intambara zugarije isi. Ndarimbuka n'ibyanjye byose nazanye ku isi, ndarimbuka n'intambara zanjye zose nateje ku isi, ndarimbuka n'intambara zanjye zose nateje mu buyobozi, ndarimbuka n'intambara zanjye zose nateje mu makomite, ndarimbuka n'intambara zanjye zose nateje isi. Ubutegetsi bwanjye nashyizeho bwose ndarimbukana nabwo, imbaraga zanjye zose nashoye mu butegetsi, imbaraga zanjye zose nashoye mu kwamamara, zose ndarimbukana nazo. Ngende nk'intwari. Aho uvuga twakoze bohene, Umusaraba wa Yezu Kristo uhora uzenguruka isi, agahinda ka Yezu Kristo gahora kazenguruka isi, amaraso ya Yezu Kristo ahora atambagira ku isi. Icyo gituma twebwe nta hantu tukigeraho kwihisha, kuko hose aho tugiye tuhasanga ikimenyetso cy'Imana yanyu, aho tugiye hose tuhasanga ikimenyetso cy'Imana yanyu, tuhasanga ikimenyetso cy'Imana yanyu, tuhasanga uburinzi bw'Imana yanyu. Nta gice na kimwe ku isi tukijyamo ngo tuburemo ikimenyetso cy'Imana yanyu. Aho tugiye tuhasanga umuborogo wanyu, umuborogo wanyu utuma tutihisha, agahinda kanyu gatuma tutihisha, ibibazo twabashyizemo bituma tutihisha. Twabashyize mu bibazo tuzi ko aribwo tugiye kubakontorora, ariko uko kubabara kwanyu, ako gahinda kanyu, imiborogo yanyu ni igituma twihisha, idukuraho twihishe, tukizana, tukitanga. Amaraso ya Yezu Kristo yose yanyanyagiye isi, ntaho tukibasha kwihisha. Twihishaga mu bantu, mu byaha by'abantu, abantu basigaye baramenye gushishoza ibyaha. Wa mugabo we, isi igiye kujya ku murongo ku buryo tutatekerezaga ko byazagerwaho, kuko nimba hari igikorwa gisigaye gihangayikishije ububasha bwa Sekibi bwose buri ku isi, imbaraga z'umwijima zose ziri ku isi, ni ukuntu abantu basigaye bashishoza ku cyaha. Hasigaye haraje ubushishozi ku cyaha, ku buryo dusigaye duhangayikishijwe no kuba n'ejo hazaza nta cyaha cyacu kizaba kicyemererwa kurenga imbibi zacu. Icyaha tuzajya dutekereza niko tuzajya tukikorera, kuko kugikorera mu bantu turabona bitakiri gukunda. Hasigaye haraje ubushishozi ku cyaha. Hari ibyo ngomba gusozanya nabyo bikarangirana nabyo, nkarangirana nabyo, nabyo bikagendana nanjye. ibyo ugomba gusozanya nabyo ni bike. Nzagenda, nzarimbuka, nzashya, nzaburirwa irengero, ariko nanjye kamere y'icyaha nashyize muri muntu sinzatuma ndimbukana nayo, izaguma muri muntu. Njye ubwanjye nzarimbuka n'umubiri wanjye niko ngaragara n'uko nsa, ariko icyatumaga ndiho kizaguma muri mwebwe, kandi nikiguma muri mwebwe nzahora ndiho. Kamere y'icyaha washyize mu bantu ndayirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Kamere y'icyaha ndayirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ingeso watoje abantu ndazirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ibyo wubatse mu bwenge bwa muntu ndabirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ibyo wubatse mu bwonko bwa muntu ndabirimbuye mu izina rya Kristo Umwami.
ibyo wubatse mu mitima y'abantu ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami. Kamere zawe zose ndazirimbuye mu izina rya Kristo umwami. Zose nziroshye mu nyenga y'irimbukiro, zose nziroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi ikindi usigaranye ni ikindi usigaranye ni kiramayere reka nagoswe muragoswe bose mwarinze ariko hari ibyo utabasha guhagarika. Ari niyo mpamvu turwanira abakomeye, turwanira ubuyobozi bukomeye, turwanira igikorwa gikomeye. Hari abantu badakumirwa, hari imbaraga zidakumirwa. Njye muramagarika kuko mubona ndi umwanda, ariko abakomeye binjiye bagomba kuba bari mu nama, kabone n'ubwo ibitekerezo byacu bari butange bitari bwumvikane, kabone n'ubwo inama zacu bari butange zitari bwumvikane, ariko no kuba twagezemo tukabasha kumva ibiri buvugirwe mu nama yanyu nacyo ni igikorwa gikomeye twatekereje kandi cyagezweho. Abakomeye binjiye ni bande? Harimo ibikundi bitatu bigomba kuba biduhagarariye nubwo twebwe twangiwe kwinjira ngo tuyobore, ariko ibikundi bitatu bigomba kuba biduhagarariye. Ibihe bikundi bitatu? Nta gikorwa rega mujya mukora tutabanje kukigeramo, tukigeramo wenda kikanga ariko twakigezemo, mudutsinda nyuma ariko twagezeyo. Natwe rero nuko tumeze neza. Ubu ngubu nawe wa mugabo we, umuntu ukuzi ugusobanukiwe yakanga ko winjira mu rugo rwe? Ntabwo yabyanga kuko akubonamo igitangaza gikomeye. Natwe rero mo harimo abo babonamo igitangaza gikomeye batabasha guhagarika ngo babasubize inyuma y'urukuta rwanyu, babasubize inyuma y'uburinzi bwanyu, kuko ni abakomeye, ni abayobozi bo hejuru, ni abakomeye, ni abavuga rikijyana, ni abakomeye, ni abafite impamvu bahabwa icyo cyubahiro. Niyo mpamvu iyo tugiye no gutera, iyo tugiye no gushaka aho duhisha ibyacu, duhisha mu bakomeye kuko nibo badakumirwa, nibo batabuzwa buri kimwe, byose ni nabo babyemerewe. Niyo mpamvu abafite byinshi, yaba iby'ubutunzi, yaba iby'umugisha, yaba iby'iki, banafite byinshi byacu. Abafite byinshi mwahawe banafite byinshi byacu twabahaye, kuko natwe duhisha hari byinshi kuko dufite byinshi, turahisha hari bike se twe dufite bike. Arumva akanakora, imbaraga ze zirumva zikanakora, ububasha bwe burumva bukanakora. Igikundi cya mbere kirumva kikanakora. Dufite igikundi cy'ubushishozi cyaje gushishoza mu mitwe yanyu, shaka kugira ngo dushishoze. Twaje dufite gahunda yo gupirata, guhindura ubwonko bwanyu, guhindura ibitekerezo byanyu. hari uguhindura. Hari uguhindura ubwonko bwanyu. Ni uko iteka dutekereza nk'abana, kuko iyi nama twagombaga kuyikoreramo imbaraga twangiwe, imbaraga twanyazwe, imbaraga twibwe, ubuyobozi twambuwe, twagombaga kubwisubiza muri iyi nama, tukongera tukisubiza ya ntebe twambuwe umunsi twamburwa kuyobora isi, ya ntebe twambuwe umunsi twamburwa kugira ubuhangange ku isi, twangirwa kuyobora isi, batwima umuyobozi wacu mushya, barimbura umuyobozi wacu mushya, papa wacu yangirwa, hashyirwaho imana yanyu. Iyi wari umunsi wo kugira ngo basi tube umwunganizi w'imana yanyu, basi tube umwunganizi wa papa, avuge tumuvuguruze, atugishe inama tumugire izo dushaka. Wari umunsi wo kwiyegeranya, cyari igikorwa cyo kwiyegeranya kugira ngo ya ntebe twangiwe kwicaramo basi twicare hafi yayo, twicare iruhande rwayo,
twumve ibiyivugirwaho ya ntebe ariko dutekereza nk'abantu. Iyi ni inama yateguwe itegurwa ku buryo igomba kuyoborwa ikayoborwa n'Imana yanyu kuko yateguwe n'umuyobozi mukuru w'igihangange ku isi no mu ijuru, umubyeyi Bikira Mariya. Ategura abana bayo bagomba kuza bamuhagarariye, ategura abasirikare bagomba kurinda, ategura urumuri rugomba kumurikira abayobozi, kumurikira ubwonko bwanyu, kumurikira ibitekerezo byanyu bikajya kuvuga byabanje kureba icyo bigomba kuvuga. Urumuri ruri mu bwonko bwanyu ntabwo rutwemerera gusagarira ubwonko bwanyu, kandi igikundi cya kabiri cyari cyaje kugira ngo kitware kideviye ubwonko bwanyu, kimure ubwonko bwanyu kigaruremo ubwonko bwacu. Urwo rumuri rwesitaye mu bwonko bwanyu ntirutwemerera kwinjira. Hari intambara sesha, hari intambara. Ahangaha niyo hari hagiye kubera none itangiriro ry'intambara zigiye kugariza isi, kuko niyo nama ya mbere yitaweho, yashowemo amafaranga, yashowemo ibikorwa, yateguwe igihe yari igiye kuberamo imyigaragambyo igaragarira amaso ya buri umwe wese. Ni igikorwa kigiye, twari twateguye abanyamakuru bacu biteguye gutangaza inkuru, twari twateguye amateleviziyo yacu agiye gucishaho inkuru, twari twateguye imbuga zacu zigiye gucishaho inkuru. Hari yagiye kuberamo imyigaragambyo ku buryo umwe kuri umwe bahangana, 50% y'abahari hagapfamo 25, abandi 25 bagasigara, abo basigaye 25 akaba aribo bahabwa uburenganzira bwo kuyobora. Haragiye gutegurwa imyigaragambyo irimo kwicana. Niyo nama ya mbere igaragara ko yari inyuze mu mucyo, yari igiye kuberamo ubwicanyi butandukanye n'ubwabayeho igihe cyose cyabayeho. Niyo nama ya mbere yari igiye kuberamo nihangana ku munwa, ibitekerezo byacu biganzwa n'ibitekerezo byanyu, ukwihangana kwacu kukanga, kwamara kwanga namwe ukwanyu kukanga, kuko twabashije kunyereza ubwonko bwanyu, hakaza nihangana hagati yanjye nawe, kuko njye nari naje nje guhangana njyewe nawe amaso ku maso. Iyi yari intambara kugira ngo hagaragare ububasha bwa Satani n'ubw'Imana buhangana amaso ku maso, hagaragara ubunesha. Twe tugiye kwiha ikibuga cyo kugira ngo turebe hagati yanjye nawe ninde unesha. Ese ko duhora turwanira mu bantu tutarebana, ko duhora turwanira mu bitekerezo, ko duhora turwanira mu nzozi, noneho amaso ku maso ninde wahangana n'undi akanesha? Aha niho ngiye kugaragariza ko imbaraga zanjye zigikora, zinesha cyangwa zineshwa. Ariko ziraneshwa kuko zaneshejwe n'ararwana, ziraneshwa kuko zatsinzwe zitaranateza iyo ntambara, ziraneshwa kuko zatsinzwe zitaranateza imyigaragambyo y'iyo ntambara, ziraneshwa kuko zatsinzwe n'inama itaranatangira. Kigaragara ko nta bubasha gifite ku kiri ku isi uretse guhangana, ariko mbizi ko icyo mpanganira nta gisubizo cyo kuri ndi bubonemo. Nta yindi mpamvu ihari. Nyuma y'iyi myaka yose ishize dutegura, dushaka ububasha buzahagarika iyi nama, dushaka ububasha buzayobora iyi nama, dushaka kwigarurira intebe kugira ngo twegere icyegera, tube icyegera cya Papa wanyu. Hateguwe inama, hategurwa ibizavugirwamo, hategurwa imyanzuro, hategurwa abagomba kuyobora. Abo ngabo bagomba kuyobora n'ab'Imana yanyu yitoranyirije. Abo ngabo bagomba kuyobora. Kuvangamo abacu twarabigerageje biranga, kuko nyuma yo kubona yuko Imana yanyu ifite icyo gitekerezo cy'uko ari mwebwe mugomba kuyobora, twatangiye kuvangamo ibyacu kugira ngo natwe ubwo bubasha tubugireho, natwe ubwo butegetsi tubugireho. Ariko uwo munsi dutekereza kuvangamo ibyacu, niwo munsi twatangiye guhabwa ibihano na n'uyu munsi tukiri guhabwa. Niwo munsi twatangiye guhabwa ibihano na n'uyu munsi tukiri guhabwa. Umunsi wa mbere dutekereza kwivanga mu nama zanyu, dutekereza kwivanga mu bitekerezo byanyu, dutekereza kwivanga mu buyobozi bwanyu. Uwo munsi niwo twahereweho duhabwa ibihano, na n'uyu munsi turacyari mu bihano, na n'uyu munsi turacyahanwa. Ibihano bimeze gute?
mwana w'umuntu se shaho igihano utanga urakiyobewe, mwana w'umuntu igihano uha abana bawe barakiyobewe, mwana w'umuntu igihano uhereza ibyo utifuza ko bikugeraho urakiyobewe. tumaze imyaka myinshi uzirinde kubabarizwa ku musaraba, uzi n'ibibazo wahagiriye, uzirinde kubabarizwa ku musaraba, uzi n'ibyahavugiwe, uzirinde kubabarizwa ku musaraba, uzi n'ibyahamenekeye. tumaze imyaka myinshi dupfukamye, dukubitwa, tuzira inama turi gutegura, tuzira kwivanga mu nama ziri gutegurwa. Imana yanyu, umubyeyi wanyu, buri kimwe cyanyu cyabarinze kuba twebwe twakinjira mu byanyu, kiduhanisha kutuzirikira kugira ngo muzaze ari mwebwe mutwihera ibihano. igihano turindire ntabwo ari icy'Imana yanyu, ahubwo turindira igihano cy'umwana w'Imana, kandi igihano umwana w'Imana atanga turakizi, nta mutima nama agira, ni urupfu. icyo nicyo gihano turindire ku mwana w'Imana. Imana yabaye nk'iyabafatiye abajura irababereka, ni mwebwe murindire guhana abo bajura. kuko iyo tuza kuba tukibasha tutarahanwe, tutaraziritswe, tutaraboshywe, twakabaye basi twabashije kwinjiza byinshi mu nama yacu, kabone n'iyo tutayobora, ariko hakaberamo n'icyo gikorwa cyo kwigaragambya, basi natwe tukagaragaza ko twakoze. ariko ibyo byose ntabwo tugomba kugira, kuko ubwo bubasha bwose ntabwo buri gukora, kuko abakabukoresheje, abakinjiye, abagayoboye iyo nama, abagateje iyo myigaragambyo, abagateje izo ntambara barafashwe, baraboshywe. niyo mpamvu aka kanya twebwe twicaye turindiriye umunsi umwana w'Imana aza akaduhereza igihano tukitahira twemye. ari nayo mpamvu turindiriye ibihano. nta ntambara dushaka guteza mu mitima yanyu, nta ntambara dushaka guteza ku isi yanyu, nta ntambara dushaka guteza mu nama zanyu, nta buyobozi bwanyu dushaka, nta buyobozi bwanyu dushaka mu nama zanyu, nta bwamamare bwanyu dushaka. dukeneye guhabwa ibihano tukigendera, nta kindi. ibikundi byawe winjizaga mu nama ndabirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. ibikundi byawe ndabirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. ububasha bwawe bwinjiraga mu bakomeye ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. ububasha bwawe bwakoreraga mu bakomeye ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. ububasha bwawe bwakoreraga mu bwenge bw'abantu ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. ububasha bwawe bwari mu bwonko bw'abantu ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. ubwenge bukorano wakoze ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. ubwenge bukorano wakoze ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. ikoranabuhanga ryawe ndaririmbuye mu izina rya Kristo Umwami. ububasha bwawe bwivangaga mu matora ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. ububasha bwawe bwivangaga mu matora ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. ububasha bwawe bwivangaga mu buyobozi ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. amashitani wavanze mu buyobozi ndarimbuye mu izina rya Kristo Umwami. byose mbiroke mu nyenga y'irimbukiro, byose mbiroke mu nyenga y'irimbukiro. kwigendera mugabo, nta kintu mfite njyewe, ndindiriye igihano, nta kindi ndindiriye, ndindiriye igihano, nta kintu kimwe cyane nsigaranye, nta kintu kimwe cyane mfite, ndindiriye ibihano. ariko wa mugabo, iyi nama ncitswe, imbabaje niyo ushize nacitswe, imbabaje niyo ushize mwanyambuye, imbabaje nk'ubuyobozi mwandiganyije. ubuyobe, imitego n'ibitero bya sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi.